urimo urajya mu ijuru, urimo uravayo, urimo urajya. Jya watunga Imana ndi umuntu, mama yarambyaye yaranjugunye, icyo ni kimwe. Anjugunya mu ishyamba, imbwa zigiye kundya barantoragura kubera iki nakubise inshi n'imigeri. Umugore yahagaze hari, umugabo ahagara hari, umwana hari, abakobwa bahagara hari, bakajya bamererekanya nk'agapira. Uzi hambere hashize kumva ngo urukinyandaro ikintu cyitwa ijuru narigiyemo, ariko nabonye ntabwo rizapfa kubona umuntu wari wese kubona ijuru k'umukire cyangwa umuntu wari wese. Numva ko Bibiliya itubwira ngo abazabona ubwami bw'Imana, hahirwa abakenera bazabona ubwami bw'Imana, siko Bibiliya itubwira. Ese ubikeneye mushatse kuvuga n'ubuhe? Yesu niboneye ubwe. Patiri wamubona ugahita wikubita hasi. Muri hari imodoka ikunyura kavuga ati uyu ni Bikira Mariya uciye hano cyangwa ni Yesu? Waba uri umuhanuzi ariko umutindi ku mutima, ibyo ni fo. Waba uri umuririmbyi uririmba tuzajya mu ijuru kureba yabariyo Patrick mu ijuru urimo urajya mu ijuru, urimo uravayo, urimo urajya. Dushimiye Imana iba yaturinze urya kuramuka si imbaraga zacu ahubwo n'imbaraga z'Imana, kandi tubahaye ikaze abakunzi bacu ba Ihirwe TV cano mukurikirana ibiganiro byiza bitandukanye bigomba kubafasha ahantu hose muba muri. Rero uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi, abantu benshi baramuzi, ariko reka tumusaba twibwire cyane hanyuma anadusengere dutangiriye kino kiganiro. Neza murakomeye, ndabashubije murakoze kutwakira kuri YouTube channel yanyu cyangwa se televiziyo yanyu ngo yitwa Ihirwe TV. Ni bwa mbere mpuye nayo. Ndabishimiye Imana rero. So reka mbere kwivuga tubanze dusenga Imana. Uri data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, urisha bavasha ro muri tangiro kabane herezo. Aya masaha Mana tugiye kujya mu kiganiro gikurikirane, tangirane nacyo, gisozanye nacyo, kandi natwe komeze turinde buri kimwe cyose. Urengere n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi abari mu mahanga, Australia, mu Burayi, mu Faransa n'ahandi, muri Aziya, Afrika yose, ahantu hose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse n'abarundi bose bari bumva iki kiganiro babashe kugikurikirana, kandi ubahe kugikurikirana no kucyumva no kumvira ibyo turi buganireho. Mana nzima, Mana ishobora byose, ritubutare bunikaze gutangirana natwe, usuzanye natwe, tubisege twizeye izina ryawe ugera ku baswitsi umwe wacu. Amen. Yewe nitwa Tungimana Felicien, magambo y'Umunyarwanda, ntuka mu ntara y'Amajyepfo. Musi n'akarere ka Gisagara karimwo imirenge igera muri 15 niba atari 16 hari. Mbasha kumenya n'umurenge wacu wa Musha, harimo Gikonko, harimo Mamba, harimo Gishuri n'abandi bose bari muri Gisagara, cyane abantu b'Imamba ya Gakoma. Ndabashubije cyumva abanyarwanda bose muri rusange, shuhuje n'abantu b'iruhashya ni kare. Ubwo rero ndabashubije mu izina rya Yesu. Felicien karibu rero bayikaze. Murakoze tu, murakoze. Rero duherukana abarundi batarakwishimiye kubera ko ibintu hano byarasohoye n'ibiki byasohoye. Ibyo batishimiye mu Burundi, ahitse ko bamwe twabaye n'inshuti, cyane kuko babonye ko iby'Imana birakenerwa n'ibiro. Nahanuye ko Perezida Nkurunziza azapfa, kandi kuko yashaka. Nababwiraga ko atazigera ahererekanya ubutegetsi na Ndayishimiye Evariste, ariko kandi koko ntabwo bahererekanyije. Byabaye bya Magayane. Magayane yarahanuye aravuga ngo umunsi umwe ngo u Rwanda ruzatabarwa.
yavugaga iby'ingoma ndende n'ingufiya, hanyuma arangije avuga ngo ndabona ingoma ndende igiye kuza. Harimo umugabo umwe wari ufunzwe nayo ntashaka kuvuga mu mazina, ngo yamubajije ngo ese ngo ujye urabona ibyanjye bizagenda gute, ngo uzagwa mu maguru y'abagore. Magahane rero yavugaga ibintu bigiye kuzaba n'ibigiye kuba ako kanya. Ndumva yaranavuze ngo abantu bazava mu nzu y'imbohe, baravuga ngo se byari ngo kiriya giti mureba ngo ngo kigiye kuma, ngo hanyuma nimurangiza ngo muzaba mugiye gutaha, ngo kandi ihene ngo kiriya giti mureba ngo amashami yacyo azotsa ihene izaza muri gereza. aho yavugaga hariho ni hano hirya hano ni hano hirya hano ndakeka hano hirya niho gereza zabaga, hano muri Kimironko, hano hirya. Oya, yashaka kuvuga ko ihene izaza ikajya bakayirira muri gereza, noneho bakumva bitazashoboka. Buke kabiri ngo isoko rirarema, ihene itoroka ugiye kuyigurisha ikwepera muri gereza. Icyo gihe niba twabitaga abasoroviya, ariko icyo gihe bari abasoroviya kuko abacungagereza nabi kino gihe kuri iyi ngoma yacu yamenye iterambere. Nuko arangije aravuga bahita begekiraho urugi. Nyirihene arebye ati mbiswa ntibagiye kumfunga aritahira. Nuko ariko mbere gato ubwo ihene itaraza, hashize icyumweru Magayane abivuze, inkuba iraza ikubita cya giti kiruma, baje kugicana barya ya hene. Ibya Magayane biba birasohoye. Mu minsi ishize naho ngo Magayane barapfuye. Yavuga ngo ibyo byose bizabagenda kiriho. Yari yarapfuye hashize iminsi mikeya, benshi ngo bagenda bafungurwa batoroka, bagenda baratoroka. Ubwo FPR bije kubohora u Rwanda, abari bafunzwe bari barakatiwe za burundu barafunguwe. Ubuhanuzi busohora buryo. Nanjye rero mbene urebye naravuga ngo nkuru zizapfa, harimo umuntu w'umugabo ungana kuriya, meze kuriya, nta kicurane nta shinge nta rugero, bakibaza ukuntu azapfa mu mezi atarenze 3 bikabacanga. Covid ngo ba ibimuvanye mu nzira, none se okay, ntabwo nabiseka kabi gasekwa nka keza, ariko ndasaba imbabazi abarundi bumvishe ko nitwaye nabi. Ndumva nta kibazo. Burya rero by'Imana biragora. Ubwo ukuntu bigora, iby'Imana bigora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo uvuze iby'Imana yakubwiye, bamwe bakwita umusazi, abandi bakakwita inzezengeri, abandi bakakwita umusabirizi, abandi bakakwita ikigoryi, abandi bakakwita ikiremba, abandi bakakwita ibyo bakwita ni byinshi, ariko bitangiye gusohora tawe ati sikagahungu twavugaga karishyaga nk'isekuri isombe kabuze ukuri. Ukuntu bagututse bakubwira nabi muri comment warabirebye. Baje kunganiriza turaganira, ubu turi inshuti n'abarundi. N'ubu mu minsi iri imbere ndenda kuzaya gusura igihugu cy'u Burundi, nzaya gusura ndayishimiye. Ese wamugani nta kintu iyi ngoma yakurikiyeho ya nkuru nziza yandayishimiye perezida uriho, nta kimana bikubwiyeho twakoze kuganiza ku Burundi cyane? Biriya yabimbwiyeho nanabivuzeho, navuzeho ukuntu kudeta zizagenda zipfuba, mvuga ukuntu abantu bo bita Aringiyomi Bunyoni nubwo ari umutoni ariko azagera agahunga igihugu, agashaka guhunga igihugu bitagishobotse, ubu uyu munsi ari muri Mabuso. Abantu benshi ariko n'ubundi iyo ndeba nkitegereza nkareba data kanyereka, n'ubundi mbona sinjya mvugira mu bindi kwivumba. N'ubundi kiriya gihugu kigiye kuvukamo intambara kandi zarigoye. Sinjya mpfa kuvuga cyane, ariko kigiye kuvukamo intambara, kandi mu Burundi hagiye kuvuka abantu benshi baziyimika nk'abami, abandi bigira abaperezida, abandi bigira abajenerali, ariko finaroma igihugu cy'u Burundi cyangwa se nk'icyo nakita guverinoma izava mu maboko ya gisirikare, ijye mu maboko ya societe civile, kandi bizabaho muzibonesha amaso yanyu.
si kera uri umuhanuzi bya mbere byasohoye tugomba no kwemera kuri ibi gusa bizaza muririmbyi yararembye ngo amasezerano y'Imana iyo ubona ugiye kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera oya ntabwo azahera azaza. ariko ubundi Felicien watangiye kuganirizwa watangiye kuvugana n'Imana ryawe mbyibuka neza nari ntarakizwa ubwo Imana tangiye kugusanga ariko nkabigira inzozi hari igihe kimwe narose mbana ngo ndi mu bantu benshi ngo bamanze amaso ndahano mu kibaya ahantu bita Gikonko ahantu ku kibuga cy'umupira Gikonko mu majyepfo y'u Rwanda ngo ndota ndi muri icyo kibuga. buriya Bonhomme yaririmbye hari indirimbo ajya aririmba akavuga ngo kera iyo wajyaga imugusa iyo wabaga ugeze Gikonko wahasangaga ababyeyi bakakwakirana ubwuzu wahasanga abavandimwe bose bakwakirana urugwiro none ubu iyo uhageze uhasanga ibihunyira nibyo byicaye mu matongo. iyo ugeze aho bita Gikonko rero ujya wumva baririmba Gikonko hari ikibuga cy'umupira gihari nanjye niho ariko amaherezo nzatinda njye kuhakorera igitaramo inzozi zisohora abanyagikonko mu nyumve ndi umwana w'imusha ariko nzaza gukorera igitaramo ku kibuga nabirose hagati y'Icyenda n'umunani ya 97 no ntarakizwa neza ako nkurikira abandi nza kujya muri Tanzania mpenurirwa ko nzaba umuvuga butumwa 98 nari maze gukizwa noneho 98 ndi muri Tanzania 99 ngaruka mu Rwambyaye nabanze guca i Burundi 99 muri uwo mwaka ngaruka mu Rwambyaye. wavuze ubutumwa Tanzania nyuma naje kwahajya nyuma maze gukizwa maze kumuvuga butumwa waje ku Tanzania naje kujya Tanzania njya kubabwira Imana icyo gihe nabaga nambaye ikabutura ipantaro ifite ikinyoteri hano ku mavi n'ikindi hano ubwo bakakumva iyo Mana uvuga bakayumva cyangwa navuga ati Imana irambwiye bakabanza bakareba inyoteri mfite ari bingahe imodoka igizwe n'ibinyoteri 4 iburyo n'ibumoso 2 kugira ngo uwimbere kureba kukase n'uw'inyuma abone kugeze gute ukase nanjye nibyo nari mfite. njya shima Imana nuko abantu bamaye twenda two kwambara njya mbashimira njya shimira n'Imana yabagize gute aya mwana mbahesha umugisha hari aho navuye hari aho bankuye abantu bagenda bamfasha hako na n'uyu munsi ndacyakeneye gufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi buriya nta muntu wigira umunyarwanda yise umwana we ngo nta wigira Burundi nagiye kuvuga ivuga butumwa rimwe njyanye n'Uwiringiyimana Theo 2012 nari ntahanurayo nagiye ngiye muri ibyo bisanzwe naherekeje Theo buriya Theo yari ishumi yanjye none uretse ko yageze yakanyibagirwa ubanza atananyibuka nambonye ati karakana nakahera kandi twaryanye umukoko mana ariko cyo wazagarutse mubwira azaze twongeye tubishuti ubu wenda mfite abandi bantu bamfasha nanjye ntabwo namusebye uko byagenda kose hari ipantaro nagiraga hari umukandara nagiraga se mama no kurya byabaga ari ikibazo inzara yo bite ivuze inzara amarira ahita mbunga mu maso Patri inzara yarandiye uzi ikintu gituma ntarya isombe urakiza hagiye se ngarya isombe mundiye ngeze mu rugo ahantu batetse isombe numva nahonga sindi buvuga umuntu wabikoze umuntu umwe namuragiraga ingurube naraziragiye nasengeraga i Butare
paruwasi ya Karama ariko umudugudu wose ndi buvuge kugira ngo batazantera ibuye ejo mu gitondo ndabizi nshobora kujyayo. Ndagiye ingurube nkajya njya gusenga mvuye guhinga nkabona kujya gusenga. Noneho yari yarampaye kuragira ingurube bari bafite ikintu cyitwa imyumbati n'ibijumba, bafite ikintu cyitwa ibirayi bejeje bya nyirakarayi bimwe birebire byiza. Akajya agenda akagura imvuzo z'ibigage, urazireba imbetezi, akavanga n'udusaka dukeya, yamara kuvanga agashesha. Yamara gushesha yari afite ibiti by'isombe binini nk'icyo ngicyo nka 200 byabyo. Akagenda agasoroma isombe bakazisekura za kwikanga kunoga, mutabazikuramo bakaziteka, nta gushyiramo amamesa, nta gushyiramo igihwagara. Urakiza igihwagara? Urakiza? Apana ya mavuta y'igihwagara. Ibihwagara biba bigira ifu nziza iryoha kuyirisha ubugari. Rero wabicumamo ubugari cyangwa babikoramo isosi. Iyo washyize mu isombe ibiryoshye kubi. Noneho njyewe nta nakamwe bashyiragamo. Rero nta mamesa, nta bunyobwa, nta gihwagari, nta shinge, nta rugero. Cyakoze bampaye gukunda urusenda, bagashyiramo urusenda rwishyuye muri ya sombe, nkayirisha bwa bugari basonze mu mvuzo z'ibigage bashesheje. Noneho iyo babaga aribwo bakibisonga bwabaga bumeze nk'ikivuge gikomeye cyane, bwamara umwanya bugahororoka, hejuru hakaza urukoko ukajya ngo ni ubugari buzima kandi nkaburisha ikintu. Isombe iza kunsindisha. Rero bari bafite ingurube yabwaguye, bakayishigishira pate jaune. Urayizi? Bakayishigishira pate jaune, bagashyiramo nk'ikiro n'inusu cy'isukari. Iyo ngurube ari kuyiha isukari, igikoma kitagira isukari, ingurube ntireba hejuru, hita ireba hejuru vuba vuba, shebuja agahita abimenya. Ingurube noneho ndaziragira ndaba gutya. Noneho umunsi umwe rero isombe iransindisha, nshaka gupfa. Fata ingurube nari ngiye kugaburira igitoke n'ibirayi bivanze n'ibishyimbo bikarangishije amamesa, mbona nimbikoraho baramfata. Nihisha munsi y'ikiraro ingurube igakoramo, nanjye nkakoramo, kugira ngo numve ko ubuzima bwagira gute bwagaruka. Baramfata uwo munsi, baramfashe ndi gusangira n'ingurube, barankubise. Wasangiye n'ingurube? Umugani wa mwana w'ikirara. Banteye inshi mu matwi, ubundi kugutwi kwanye no gupfa kumva neza. Niyo mpamvu ikintu cyose kije mbanza kujya gucya ngo kubera inshi. Nakubise inshi n'imigeri, umugore yahagaze hari, umugabo ahagara hari, umwana hari, abakobwa bahagara hari, abahungu bakajya bampererekanya nk'agapira. Sige n'abanyamara ariko narigeze kuri mwana. Igihe kimwe ndiyahura byanga komba, fata akaziriko nshyira mu giti, ninagamo karacika. Ubuzima nageze gute naburambiwe. Ni ukuri uyu munsi ndacyashimira umuntu bita Mukamananga Arida, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe muntu wa mbere wampaye ibyo kurya. Wenda telefone narayibuze, sinzi uko byagenze, ariko niyumva iki kiganiro ni ukuri namusabiye umugisha utagabanyije. Niwe muntu wa mbere yambwiye ngo jya guhaha umufuka w'umuceri urya. Nk'ibiremera naje kuwuhahira Kimironko, nteka ikirogo ndakirya ndakimara. Wapi nari ikirushi kimwe mba ndahaze. Uzi iyo umuntu ashonje nta narya mani. Inzara yarankubise. Yego n'ubu irandya ariko si nki. Aya ubu naza kwa Patrick nkawe nti Patrick ndashonje ngaburira. Ubu wapfa kunyumva. Ariko subwo nawe nambaye ipantaro icitse gutya nindi hano wanyumva uti. None wajyagonje kukwibanye.
reka ibyo tubireke twikomereze. dushima imana tabukuru. Ahantu Imana yangiriye neza, hari umugira neza wanguriye isaha, aramwangira isaha ngo uzajye uyiba. None ndabona n'ibihe byarashize, ariko niyo nyambaye byibuze mpita mwibuka. Ni umupapa mwiza, niyo ndi Mana, uyu mupapa uzamumpera umugisha. Njyewe aho kuva ku nkweto ni ugushima Imana, ipantaro ni ugushima Imana, ishati ni ugushima Imana, ni ugushima Imana, mbese buri kintu cyose. Njyewe watunga Imana, ndi umuntu mama yarambyaye yaranjugunye, icyo ni kimwe. Anjugunya mu ishyamba, imbwa zigiye kundya barantoragura. Njye na mushiki wanjye undi ngira mushiki wanjye twavutse turi impanga, ariko mushiki wanjye yaje gupfa 94. Bo fata ubuzima bwa Ruferina. Yes, i Butare. Firitofiri niwe muntu wari ushinzwe kuturera. Nawe ibaze kuba yaraduhaga abantu batandukanye, genda muboze. Ukogeje kutera inkonje mu mutwe, ukogeje kutimbura mu mugongo, noneho ngiraho n'ibyabaye 94. Kuba nari Ruferina, nari nzi ko ubuzima bwanjye buzamure Ruferina, nkagaruka nkasanga ari Ruferina yarasenyutse. Ntafite undi muntu uri bumenye. Urumva ubuzima aho bwari buri iminsi 90 nisanze ndi mu buzima burengeje ubwo nagatekereje ndi. Nenze ko bubabaje, nasanze ahubwo ubwo ntangiye ari bwo bubabaje kurushaho. Noneho ibaze kuva jye ureba nta ubuzima bwanjye butangiye. Utaha nzaza ngo ubuhamya bw'ukuntu nagiye no kubivuga. Muri bundi nagiye kwabandagira n'inka mu rufunzo. Ibi byose ni ubundi buzima. Ndimwe ngwana n'ubuzima mpatana ariko biranga. Gihe kimwe renda ndagiye inka nibwo naje kurota rero. Nibwo naje kurota ndiko mbona ndi mu kibuga kinini, ariko mbona ni igikonko ku kibuga uruhande rw'umuceri rw'uruganda rw'umuceri rwa Gikonko, aho bita kuri peri. Gikonko rurayise mujye mubona ku mifuka byanditseho. Mbona ngo ndahanu ngo abantu barimo bandeba ngo ndi kuririmba bya hatari. Ako nkumva ndi kuririmba indirimbo zande za gospel. Sinenzi ko ari gospel, nkumva ndi kuririmba indirimbo z'Imana gusa, sinenzi ko bizagenda. Muri Tanzania ngezeyo ati nyamara uzaba umuhanuzi, uzaba umuririmbyi, atariko ntabwo uzaba muri korali. Ati indirimbo za gospel zaziririmbaho nurangiza wigire mu zindi, ariko uzamenyekana. Na n'uyu munsi ndacyahatana no kugira ngo ungere kuri icyo kintu. Iki gihugu harimo abantu bafite impano ariko batafite uburyo bwo kumenyekana. Natwe twese ngo nanjye nza kuba naramenyekanye, mba mpagaze neza, simba ndarira amazi ngo niyoro ngo ndenze, simba ndya amazi ngo niyoroze umuyaga. Niba ariko cyageze kuvuga ikinyarwanda cy'iki abantu batoya ndagukamenya kwiyorosa umuyaga twagira ngo kuko nyine iyo bavuze kwiyorosa umuyaga ni hamwe ubunyweye amazi, yego ukaryamiraho. Burya nese uba wiyoroshe iki? Ubundi kwiyorosa kwa nyako ni munda, ni ukurya. Bijya bibaho mwese nta birafatika ndageraho, ndacyari muri ndacyasitaragaringa, ariko ndizera neza iby'Imana yambwiye ndi kubona imitutu yabyo. Imana yagukoresha ejo nkabigeraho. Imana yakoresha umuntu uri bwumva iki kiganiro, ejo ubuzima bukagira gute bugahinduka. Nkareka kugurirwa imyenda nanjye nkigurira. Nukuri mpita ngera henda n'abapepe ndabashukuje mu izina rya Yesu. Ya rero niyo mpamvu noneho njye nabonye warasohoye indirimbo itari y'Imana, ubase waraguye, ntabwo gihanura umukozi w'Imana asohora indirimbo itari y'Imana. Umuntu warembye udasanzwe uramuzi?
ya ndirimbo yitwa Ibidasanzwe, sinzi niba ngo ari animal, niba ari animal, niba ari simwibuka neza. Yari umukozi w'Imana, yari umurokore. Ikibazo ari muri leta nzube, reka abantu bose bagiye mu Bufaransa cyangwa muri Amerika, agakiza ntumbazeho bagashyira ako jya umunsi nagezeyo nibwo kazagura. Siko wigiza nkana nawe ntitwari kumwe ahera igihe ureka kwigira nkana, ntabwo twari kumwe. Mu minsi iri imbere ni nkubwira ati Patrick rero mperekeza i Kanombe uzahakana. Mbo ntabwo, reka duhere no kundi n'undi w'umudivantiste bita ndende King James burya ni umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Ntabwo yaguye, aracyari umudive, nese ntasenga. Abo ndi kugwa mushatse kuvuga n'ukuri. Ubundi rero kereka uramutse uvuze ngo naragiye, ubundi hari ibintu njya numva ngo Satani ngo niba ari ibiki, njya numva abanzi baririmba ibyo bintu ngo Satani ngo yatuka kuri ba nyina bayituka kuri nyina, niba Satani igira nyina nibyo ntazi neza. Njyewe ntabwo njya mbishobora, sibyo? Naririmbye izo ngizo ho naba nagize gute, naba naguye. Ariko nanone kuririmba indirimbo sosiyete nyarwanda ikenera, nese reka mbabaza, mugira radio? Uramutse ufunguye radio ukumva baririmbye, hari umuhanzi njya nkunda ako ndakeka n'ubundi ni King James, ngema ngo narashize naranyuzwe, ukumva arimo kuririmba kandi uri umurokore, cyangwa ukumva Mani Marite araririmbye, ukumva King James araririmbye, ukumva Tom Close. Nawe mu ntekereza Tom Close ari aririmba, si dogiteri? None se uramutse ufunguye radio ukumva ari araririmba, wahita uvuga ati izi ndimbo ntabwo ari z'Imana, reka nzikureho. Ngero uramuganda mukunda Tom Close ndamukunda. Nararirimbye ibi kuririmba indirimbo zitari z'Imana ni akazi, sibyo? Ni akazi nk'uko naririmba nakumva mfite impano akaba yamfasha naririmba, ejo nkazarimba izindi zirutseho izo naririmbye imbere za gospel, kuko asabwa byose ni ibintu binkura mu bushomeri bikanjyana. Yes, uretse no kuzikura gospel ndayikunda cyane, ariko izindi ndirimba ntaho zihurira nizo mwebwe mwita z'abapagani. Oya, jewe ndirimbira igihugu nkunda, ntabwo naririmbira igihugu ntakunda igihugu sinakiririmbira. Yitwa Urubuto. Ikishatse kuvuga burya urubuto rugirwa n'uwaruteye. Uriya ni umwungu utawukurikiranye wageraho ukuma, kuko utavomerewe n'amazi. Ushobora gutera umwembe hariya ari mu gihe cy'izuba, warangiza ukawugira gute, ukawuvomera. Nanjye niyo mpamvu natekereje ndeba hano Perezida wa Repubulika yadukuye, ndeba hano yakuye abanyarwanda, ndeba hano yakuye igihugu abana, ariko
uyu musaza nkora iki mbiga iki, uyu mubyeyi ko yakoze neza. Ubwo nicaye ndatekereza mbona niwe nyir'urubuto. Niyo mama nahise ndirimba ngo urubuto rugirwa n'uwaruteye, urubuto rugirwa n'uwaruteye, utaruteye ntiyaruvomerera. Kagame Paul gahore ku isonga, FPR we uragahora n'intsinzi, abanyarwanda tuzagutora twese. Ibyo mvuga jyewe ndabizi, ibyo mvuga jyewe ndabizi, gira inka munyarwanda ni Paul Kagame, imiyoborere myiza ni Paul Kagame, imibereho myiza ni Paul Kagame, nazashisha kibondo ni Paul Kagame, n'ibikorwa remezo ni Paul Kagame. Kagame we gahore ku isonga, FPR we uragahora n'intsinzi, abanyarwanda tuzagutora twese. Niyo mpamvu ndirimbo nayiririmbye njyewe nabuze icyo nahimba uyu mubyeyi. Donc sindahura nawe ariko hari aho nahuye nawe, ndayivuga ucya sindahura nawe ariko mu bikorwa bye nahuye nawe. Navuge ko nabaga muri Ruferina, nubwo twari abana jenoside yabaye mfite imyaka 10 narengaho gatoya, ariko mbere ya jenoside nta mutekano twari dufite. Umunyarwanda uwari wese nta mutekano yari afite. Wenda umutekano wari ufite bamwe bavuga ari kijyana, ariko hariho icyo bita ubusumbane bw'abanyarwanda. Nubwo nari umwana ariko narabirebaga, kuko wajyaga mu ishuri umwana wawe Patrick yaza atahaguruka wakinyendaro we. None uyu munsi ntabwo tukitwa iki ibinyendaro, ahubwo turabaki turi abanyarwanda. Narusi uyu musaza koko wamuma byibuze nkamukora mu ntoki rimwe, washaka uwo munsi nkahita mpfa. Ako yakoze niko keza kuruta kundi ndakubwiza ukuri. Uzi hambere hashize kumva ngo urukinyendaro rimwe se kabiri se hora n'ubwo wabuba mu kigo twahuraga ku ishuri n'abandi bana bahandi. Umwana wa runaka ndabyibuka, umwuzukuru wa Kanyamanza. Kanyamanza ujye umwumva? Kanyamanza niwe muntu wazanye gusenga no gusaba. Umuganda rusange wabayeho kuva na kera ku bwa Habyarimana no ku bwa Kayibanda hari ndakeka, kuko ntabwo witwaga umuganda rusange ariko witwaga umuvyizi w'umubyeyi. Ndakeka abantu bakuru babizi neza niko icyo gihe bayitaka. So rero Kanyamanza yagiye mu Faransa yaka inkunga, aravuga ati ngiye mfite imfubyi mfasha n'impumyi nyinshi n'impumyi. Ati izi pari naho zaturutse, abazungu takira aka kantu uzafotora izo mpumyi zizane turebe. Nabuhe n'uyu munsi gena hakujyana ahantu byabereye mugahenereza ibutare, nahagujyana rwose hepfo yageretse. Arangije aravuga ati ku muvyizi w'umubyeyi nyene Habyarimana niko bamwitaga icyo gihe ngo niwe mubyeyi, ngo bagiye gutanga umuvyizi w'umubyeyi. Noneho barangije ati nimuhumirize tubanze dusenge. None mu guhumiriza buri umuntu wese bamushiriye ibitiyo bitatu mu mufuka by'umucanga. Uza hano bubakaga amashuri yari mu Matyazo. Mu Matyazo uyu munsi ni mu murenge wa Ngoma. Noneho arangije ati nimuhumirize, barahumiriza. Bikoreye iki? Imifuka. Arafotora. Arangije asubira mu Iburayi ati dore ngizi zampunye mfasha. Ati nese ibi n'ibiki bari bikoreye? Bari baje mu rugo buri umuntu naye namahaye ibiro 2 by'ibishyimbo na 2 by'intuza by'ubugare. Ngaho niwe wazanye iki? Niwe wazanye ikintu bita gusaba no gusenga. Ariko ubundi kera babyitaga ko ari gusengera amadini, niwe wazanye gusengera hanze yehe y'idini.
kuko bo basengeye mu gikorwa nakwita icya leta kuko barimo bubaka ibikorwa remezo niko nabyita mbaho biramenyekanye ko Kanyamanza ari iki ari umusabye cyari gisambo ruharwa Kanyamanza uramuzi ntabwo muzi tukiri aho ngaho ndumva ko iyo ndirimbo ndumva nambije ari nziza kabisa ahubwo nshaka kubaza ko Imana akubwiye cyane cyane ku bya leta y'u Burundi ku gihugu cy'u Burundi ntabwo yigeze kubwira ku cy'u Rwanda cyangwa iby'u Rwanda tinya kubivuga ubundi rero baca umugani mu kinyarwanda ngo ujya gutera uburezi arabwibanza ngewe nubwo iby'u Rwanda nabibona mfite uburyo nakwinginga mu Imana ikagira gute ikabicubya ikabikuraho ntiriwe ndanabishyira mu itangazamakuru mu Rwanda dufite abahakanyi benshi ariko harimo abazemera babonye ndacyabisengera igihe nikigeraho Imana izabimbwira neza nimbwira ibyiza nzabivuga ariko icyo nzi cyo ntatinya kuvuga nuko Imana yambwiye ko muri uru Rwanda hazabaho inzara y'imyaka 7 imyaka 7 rero yabimbwiye muri mbere ya covid ho gatoya Imana yambwira ngo hazabaho inzara ku buryo ikiro cy'ibirayi kizajya kigura 700 bivuga mu materaniro bahise bampagarika amezi 3 ngo narayobye none uyu munsi nibwo barimo babibona kandi imyaka 7 Imana yambwiye ntabwo irashira ubyibuke ashize imyaka 3 hasigaye wasanga hashize haza 3 mwajye mwigabanya kuko nukuri ko Imana hazaba inzara ku buryo n'abanyarwanda benshi bazasohoka cyane cyane abantu mu Bugesera Burera Gatsibo Rusizi na Butare mu nce z'Ibutare hepfo za Mututu za Mubumbano za Munopfu za Gakoma za Gakoma na ntuza aho bita za Nyiramageni utwo duce nukuri pe bazasuhuka ariko sinamenye ngo bazasuhukira he icyo cyo ntacyo nigeze menya bazasuhukire hafi bita bagaruka Imana ako Patiri nawe banza utinya inzara uyitinya nkanjye kameramani niwe utayitinya niko yambwiye cyari mutoya ntayabonye rero turimo turagenda tugana ku musozo ndumva nanezero kuganira nawe ariko duherukana umbwira ibyo kujya mu ijuru ngo wagiye mu ijuru nyuma uzana ubutumwa bwose wavanye mu ijuru warabutanze cyangwa hari bubura kugira ngo tuzashake ikindi kiganiro ubutange ntabwo nabutanze bwose kuko itangazamakuru naryo ryagiye risa nkaho abantu benshi itangazamakuru ry'ishinzwe rikunda ibintu by'Imana ry'ishinzwe rikunda ibintu by'Imana ariko nagiye mbivuga za Gicumbi nagiye kubwiriza za Rusizi nagiye kubwiriza no muri Kigali aho nabwirije nagiye mbivugaho ariko ibyo ntabwo bihagije wa mugane iri ijambo ry'Imana cyangwa se ibyo nahawe mu ijuru nkabizana mu isi biracyakeneye ivugabutumwa ku itangazamakuru ngo abanyarwanda bose bagire gute barimenye ariko se by'ukuri wagiye mu ijuru genda bihamya ntabishidikanya wagiyeyo gute wabonye iki hameze hate uko washobora kubisobanura gusa ikintu cyitwa ijuru narigiyemo ariko nabonye ntabwo rizapfa kubona umuntu wari wese keretse Imana nitanga promosiyo kameramani wabyumvise keretse Imana nitanga promosiyo ikavuga ngo mwabana banjye mwe mwarandumbiye ariko ngize gute ndabababariye twese tuzaba kabana bibirara
kubera icyo ushingira he uvuga ibyo bintu? urugero naguha ngenda byibuka mano ngiye kugaruka mu isi Imana yarambwiye ngo ndasabwa kubabarira 3 ku munsi nani kwihana 3 ku munsi nkababarira inshuro 30 ku munsi. Bose babona abantu bakosereza hanze bangahe ubuse wavano kagera no hirya nta bantu 30 baragukosereza. Oya bigisha ukuri ntabwo uragenda mu mahanda umuntu agenda n'agakaboko wundi akanaga agukubite umvura babaye uramwijujutiye. Aha burya rero icyo bana bakoze ukabona uyu muntu rero ukabona burya ubukoze iki none wahakaba uhita uvuga ati Mana mbabarira kandi nawe ugire gute. Yes kubona ijuru k'umukire cyangwa umuntu uwo ari we wese ntumva ko Bibiliya itubwira ngo abazabona ubwami bw'Imana hahirwa abakene nabo bazabona ubwami bw'Imana siko Bibiliya itubwira. Ese ubukene mushatse kuvuga n'ubu nubwo amafaranga nubwo iki n'ubukene bwo mu mutima n'ubukene bwa hehe buryo umuntu ashobora kuba ari umukire pe ariko mu mutima akennye ataha muri Range Rover V8 Lamborghini Hummer Vigo n'izindi nziza njya mbona hanze muri hari imodoka ikunyura kavuga ati uyu ni Bikira Mariya uciye hano cyangwa ni Yesu cyane Gabriel mutagatifu uciye hano hari imodoka ikunyura gatavuga ati kabisa ugahita ugira ucya ariko bire byose nubusa udafite umwami Imana udakennye Imana mu mutima wawe. Umukire ukize ku mubiri ariko adakize ku Mana ibyo byose ntacyo bigize gute ntacyo bivuze. Waba umuhanzi ariko uri umuhanzi w'umutindi ku mutima uri fo. Waba uri umuhanuzi ariko w'umutindi ku mutima ibyo ni fo. Waba uri umuririmbyi uririmba tuzajya mu ijuru kureba yabariyo Patrick mu ijuru urimo urajya mu ijuru urimo uravayo urimo urajya Mbo nicyo twavugaga gusa iri juru nabonye kugira ngo tuzaribone Imana yonyine ni igomba kuduha promotion kubera ko nasanze igihe namaze nkorera Imana ibyo tuzabigaraho mu kindi kiganiro tuzakora cy'ubuhamya mu myaka njya gupfa nari maze imyaka 8 ndimwe nkorera Imana ariko ndakubwiza ukuri nasanze mfite imirimo 3 yonyine kandi narasengeraga abarwayi narasuraga abarwayi hari nabo nagendaga nkavomera amazi ntibanyishyure nkahita nigendera ariko nasanze mfite imirimo ingahe mu myaka 4 ngize gute 8 nari ngize gute nari maze mu gakiza kandi umuntu asabwa imirimo 30 ukiyuzuza uhita ucaho irambwa kugenda ushaka imirimo ingahe 20 n'ingahe n'irindwi bose nabwo ibone yongeye gusenga Imana yambwaye kereka nta hamwe urageze kandi buri munsi nsengera abantu murashobora kuzambaye ubusa wenda ntanavuga ati iri koti ryanjye ryakira nanjye n'umuntu wakamaye akira nanjye nkagoma ariko wasanga nanjye iyo mirimo ntaragira gute wasanga nta numwe ndanabona ahubwo ikigusetse Yesu namonye ngaruka ngenda niwe wansezereye ariko umuntu wanyekerege nagize ngo niwe Yesu se ano umuntu ni ukwezi dekrek Yesu iyi shusho babereka kuri ntuzi ku bitabo n'ibindi
ntabwo ari we, ntabwo mbizi uriya mugabo wakinnye biriya, ariko uriya muntu wakinnye biriya nabyita nk'umusitari. Yesu niboneye ubwe. Patiri wamubona ugahita wikubita hasi, aratinyitse ariko ikindi ateye ubwuzu. We umureba gutya byonyine ikiganza cye kikumena amaso. Ni umugabo muremure ushinguye. Nabonye iyo ntebe yari yicayeho itagira ukisa. Nkumbuje icyumba narayemo. Reka dusoze. Reka dusoze. Murakoze rero, Imana ikomeze ibaho umugisha. Ntabwo ndayishyira kuri YouTube channel, ariko bitewe nuko ndacyayishakira ubufasha. Cyambere nkeneye no kuyikorera amashusho, amavideo, nicyo kintu nkeneye abanyamakuru baduha support yo kugira ngo icurangirwe abantu bose bayumve ku maradiyo, abanyamakuru bakumva uko naririmbye indirimbo ni nziza cyane kurushaho. Iyi ndirimbo muri make si yanjye jyenyine, iyi ndirimbo by'ukuri umuntu ku giti cye yamfasha, cyangwa FPR ubwayo kuko ni yayo yamfasha. Nkagira n'indi yitwa Rwatubyaye, ni y'akarere ka Gasabo. Izo ndirimbo ni ebyiri zombi nasoroheye rimwe, ziracyari indirimbo zikeneye amashusho afatika ameze neza. Bivuze ngo ubushobozi nari mfite, nakoze ubuyede nikorera amabuye kugira ngo nkunde nsohoreza indirimbo, ariko ubushobozi nari mfite nahangaha bwarangiriye. Rwose banyarwandakazi, erega nubwo yaba ari n'umurundi nawe yakorera u Rwanda, kuko kera ntitwitwaga igihugu kimwe kuri Repubulika ya mbere. Sori mumbabarire, ni kubw'Ababirigi, Ababirigi n'Abafaransa, byitwaga Rwanda Urundi. Rwanda Urundi nibo baduciyemo ibice buriya. Baravuga ngo u Rwanda rugabanyijwe n'Akanyaru. Ako Patiri banze utarabona Akanyaru, warakabonye cyangwa wabonye Nyabarongo? Uzaze nkujyane nkwereka Akanyaru, nkujyane Burundi uharebe neza. Bafite abanywanyi banjye benshi, ntabwo uzarara hanze nkaho naraye mu giti inshuro nyinshi, imvura yaranyagiye, inzara yaranankubita, ariko n'ubu ndashonje ngatahunga buri. So rero ijya wihangana ngira urwenya rwinshi, ngira tuje muri filime nabo wa mbere mu gusetsa. Ariko abantu bareba indirimbo bashije gushyira kuri YouTube bakwandika Tungimana Felicien, niyo YouTube channel yanjye. Hanyuma bakareba bagakora subscribe, abantu hirya no hino bakantera inkunga, nkareba ko rwose nanjye hari aho nava hari naho nagera. Nukuri mpamagarira barwemeza mirimo bagiye batandukanye, abantu bajya baba ba manager ku bandi. Nukuri nkeneye manager wamfasha iby'indirimbo zanjye. Nukuri nkeneye management yamfasha iby'indirimbo yanjye, indirimbo zanjye zikagira amavideo, zikagira ireme, zigatambutsa ubutumwa hirya no hino, kandi n'ubutumwa bukeneye ku Banyarwanda muri rusange, urubyiruko, ababyeyi, ingero zose mwakwisangamo. Abashaka contact zanjye ni 078 98 469 58, ni 078 98 469 cyangwa se kuri 0727 32 69 63, 0727 32 69 nkaba nitwa Tungimana Felicien, ntuye hano hafi Kacyiru. Uyu munsi niho ntuye, niho Imana yabaye ngejeje, ndi gukora umurimo w'Imana ibatsinda. Mbese nibwo rwego niho ndi kubona ndi kwerekera. Nukuri ndabinginze mwakabyaramwe abumva ururimi rw'Ikinyarwanda hirya no hino, mumfashe turebe ko mwakorera umugisha kuwiteka. Izi ndirimbo zibonye amashusho, Imana yabiguheramo umugisha, nawe wabigizemo uruhare. Uruhande rumwe nkeneye amasengesho, inkunga y'amasengesho, urundi ruhande nkeneye n'amashusho y'izi ndirimbo. Zose hamwe indirimbo zikeneye video zimaze kuba, harimo n'iza gospel, zimaze kuba indirimbo 8-9 nizo zikenerewe
amashusho, ariko cyane cyane iyi ndirimbo maze kuririmba Rwatubyaye ndetse n'Urubuto naririmbiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ni ukuri iyi ndirimbo ikeneye amashusho muri rusange, umuntu wakumva akozweho n'umutima w'Imana yaza tugafatikanya, kuko nta muntu umwe wigira. Murakoze cyane. Urakoze cyane Hatungimana Felicien kuba wabashije kwakira ubutumire bwacu. Turizera ko n'ikindi gihe tugutumira uzaza ukatuha ibintu utaduhaye uyu munsi. Imana iguha umugisha rero. Iyi ni Ihirwe TV, mwakoze kudukurikirana, abantu badukunda, abakoze subscribe, Imana ibaha umugisha. Nawe utari wayikora uzahita uyikora kugira ngo ukomeze kubona ibindi biganiro byiza kandi bizabasha kudufasha twese nk'abanyarwanda n'abandi bose bumva runo rurimi rw'ikinyarwanda n'abandi bose bari ahantu henshi hatandukanye. Shalom shalom, Imana ibaha umugisha. Jye mwabanaga ndi Patrick.